avutse. Marayika abwira abungeri ko Yesu avutse. Yapfuye Avutse. Haleluya. 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 Marayika abwira abungeri inkuru yarabashiriye nta yindi ni ukubabwira ko Yesu yagize gute? Yavutse. Kuvuka kwani niyo nkuru rega niyo mpamvu tuyisubiramo yabaye umusitani. Niyo mpamvu turimo dusubira mu nkuru ya Yesu kuvuka kwe. Wamwemera kuko anavuka icyo gihe hari abatarabyemeye, hari n'abategereje ko azaza kandi yaramaze kugira gute kuza. Kuvuka kwa Yesu. Amen. Muri Bibiliya bivuze ngo munyonga aho niho kuvuka kwa Yesu. Marayika abwira abungeri ko Yesu avutse. Ntabwo ubona kubyumva. Yigiyemo ku gice cya kabiri havuga ngo kuvuka kwa Yesu. Noneho wajya hano hejuru kuri umutwe w'amagambo ku 8 havuga ngo marayika abwira abungeri ko Yesu avutse. Ababwira ko avutse. Hari inkuru y'uko umuntu azabyara, hari inkuru y'uko umwana azavuka. Yesaya yari yarabihanuye amara imyaka 400 afite ibyaba. Hanyuma ngo marayika ajya yamanuka asanga abungeri aho bari bicariye, ababwira inkuru nziza, ababwira ngo wa wundi mwahoze mwumva ari we Yesu amashi avutse. Aravutse. Mu gihe hari abari bategereje ngo ntazavuke, mu gihe hari abari bazi yuko izavamo wenda iya Yesu, mu gihe bari bazi neza ko bitazashoboka, marayika amanuka avuga ngo wa wundi mwategereje agize gute? Aravutse. Arabona kubyumva neza. Agize gute? Aravutse. Tandukanya kubyo Yesaya yari yarahanuye. Binyuranye uko Yesaya yari yaravuze. Yesaya yari yaravuze ngo dore hazaza. Hanyuma Yesaya yarangije apfa atagize gute? Atamubonye. Marayika w'Imana umusumwe ngo aramanuka. Hano twagiye mu zindi nkuru ndashaka tuvuge hano ku ivuka rye. Ngo araza aravuga ngo aravutse. Siko havuga. Umutwe w'amagambo. Marayika abwira abungeri ko Yesu. Marayika abwira abungeri yuko Yesu avutse. Murabizi iyo tugiye kwa muganga abadamu bacu bagiye kubyara, cyangwa inshuti n'abavandimwe bagiye kubyara, cyangwa umubyeyi agiye kubyara, arajya kubyara bakavuga ngo Imana izaguhe umwana, hanyuma kandi Imana iguhuze n'umuganga abikore neza, tugategereza. Umva inkuru nziza igaruka itandukanye n'amagambo twari twamubwiye agenda. Iyo amaze kubyara, umurwaza kwa muganga ahamagara abo yasize, ababwira guki. Ntabwo mubizi. Iyo bahamagaye ababwira guki ko amaze ababyeyi. Arabwira ngo wa mubyeyi amaze kubyara. Bisobanura ngo yabyaye n'indi. Ntabwo umwana yapfiriye mu nda, ntabwo umwana yaheze mu nda, ntabwo akiri kubise, ntabwo agitegerejwe, ahubwo yagize gute? Haleluya.
basanzwe bazi ko avuka. Marayika ahita amanuka aza kubyivugira. Umuntu babyumva turiho turajyana. Marayika ahita amanuka ahita asanga mw'ingeri arababwira ngo wa mwana yagize gute? Yavutse. Ubwo muranyumva arata yagize gute? Wa mwana mubwire ngo kandi wa mwana yavutse. Wa wundi twari dutegereje yavutse. Wa wundi twiringiye, wa wundi twari dutegereje, wa wundi Yesaya yahanuye, wa wundi abahanuzi bagiye bavuga, wa wundi wavuze ngo azaza abohora abantu. Haleluya! Marayika aramanuka aravuga ngo yavutse. Amaze kuvuka, umwana amaze kuvuka, reka ne kwihuta mujye mugozi. Amaze kuvuka, burya namenye umwana iyo yavutse. Mu rugo umwana yavutsemo haba ibyishimo ariko haba n'ibibazo. Ku bantu batarabyara ntabwo babyumva, baba bazi ko ari ibyishimo gusa, ariko ibyishimo bizana n'iki? N'ibibazo. Umwana iyo yavutse, agahinda ka mbere kabaho ku mwana ahasanze wundi, ahita ava ku buriri yaryamagaho. Ahita ava ku buriri yaryamagaho akajyanwa mu kindi cyumba. Umwana wavutse niwe uri bose, ni uryama aho hantu. Ubwo urumva si ibyishimo ko babonye umwana, ariko kuri bamwe nta kandi kababaro. Haleluya! Ariko uyu munsi dufite ibyishimo ko turimo kwizihiza isabukuru, aniveriseri, ivuka rya Yesu, ivuka rye turimo turabyizihiza. Ariko Satani n'abadayimoni be ubu barakoma agatoki ku bwana, kandi twebwe turishimira ko yagize gute? Bisobanura ngo kuvuka k'umwana hari ibyishimo kuri bamwe, hari n'umubabaro ku barozi. Kumwe murakane abarozi baba bafite iki? Umubabaro. Uko umwana aravutse batangiye ikiri ntoya bayiroga, ariko yanga kugira gute? Yanga kuvamo. Batangiye bashaka kuyikuramo, yanga kuvamo, bigeza aho umwana avutse. Burya rero umuntu wahize inda biba bigoye, iyindi itavuyemo, umwana akavuka akagera hanze, biba bikomereye umurozi, biba bimusaba kujya gushaka izindi mbaraga zikomeye kugira ngo azabashe guhita n'uwareba. Ariko uwavutse, icyatumye avuka kiramurinda. Zamura haleluya! Kuvuka kwa Yesu n'umashaka kugira ngo tuvuge reka kwivuka rya pana kubiririmba. Yavutse umucunguzi cyangwa ntiyazutse, aho ngabaye bagutubiririmba urimo ngo turikana yavutse. Yavutse umucunguzi, haleluya, yaje kutukiza, haleluya. Niho ndavuga kwivuka ry'umwana, kandi n'ubashaka kugira ngo tuganire kwivuka ry'umwana. Umwana wavutse ninde? Mu bakiriya babyaye umwana, haleluya, haleluya. Ariko mu bakiriya babyaye umwana, ni umwana uvuka mu birori, ni umwana uvuka bakaryamisha muri beriso, ni umwana uvuka imodoka zigaparika, ni umwana uvuka bagateka ibiryo bitandukanye. Hanyuma uwo mwana iyo yavukiye mu bakire biramenyekana ko urwo rugo rwabyaye.
kuvuka kwa Yesu rero reka twibaze ngo kwagenze gute. Yesu ngo amaze kuvuka, twumva inkuru za Yesu amaze kuvuka. Hari abantu bizihiza na Noheli ariko batazi icyo bisobanura. So umurongo wawe muri icyo gihugu harimo abungeri bararaga ku gikumba bahindana kurinda umukumbi wabo, bahindana kandi bagahindana kujya kurinda umukumbi wabo. Abantu baragiye barabizi ku gikumba murahazi yego, cyangwa abantu babaye batunze inka ari inka zibyagera, bahindanaga kujya kurara guhagarara kurinda kureberera inka zabo aho zibyagera. nuko marayika w'umwami Imana abahagarara iruhande, ubwiza bw'umwami burabagiranira kubagota aho impande zose. bagira ubwoba bwinshi, marayika arababwira ati, batangiye kugira ubwoba, marayika w'Imana aramanuka arababwira ngo mwitinya, dore ndababwira ubutumwa bwiza, umunezero mwinshi, kandi nubwo umunezero mwinshi uzaba ku bantu bose. kuko uyu munsi umukiza abavukiye, umukiza yabavukiye. Reka mbabwire cyatumye marayika w'Imana bivuga cyari iki. Hari hasanzwe havuka abandi bana bari basanzwe babyara muri iyo karitsiye, bari basanzwe babyara muri icyo gice, ariko ntabwo umucyo wazaga, ntabwo inyenyeri yasaga, ntabwo babonaga umucyo, ntabwo babibonaga. ngo bamaze kubona umucyo mwinshi ngo bagire ubwoba, babona icyo kidasanzwe, ngo marayika arababwira ngo mwigire ubwoba, uyu munsi uruhinja rwavutse rutandukanye n'izindi mpinja. mwigire ubwoba, uwavutse azabakiza, uwavutse azabatabara, uwavutse azabagirira neza. Zamura haleluya! kuko uruhinja rwari rwavutse. Tababwira ngo uruhinja rwavutse rutandukanye n'izindi mpinja. Mbwira umuntu mwicaranye ngo uyu munsi utandukanye n'indi minsi yose ujya wizihiza. Twibuka kuba dukijije, twibuka uwavutse aje kudutabara, twibuka uwavutse aje kugira ngo atugire neza. Twibuka, murabizi mujya mugira amasaha kuri wanyu mu rugo. Amen, haleluya. Happy birthday to you, Jesus. kugira ngo bimenyekane byagombaga gutangazwa n'ubwami agize gute abamo cyangwa avuyemo. Basoma ijambo riravuga ngo yaje mube, hari ijambo rivuga ngo cyakoze abamwemeye yabahaye ubutwari, yabahaye ubushobozi bwo kwitwa abana b'Imana. Ni nako biri abamwemeye, bamwemeye umucyo warababwiye, bamwemeye abamarayika barababwiye, bamwemeye umucyo warabarasiye. Haleluya! Yabahaye ubutwari n'ubushobozi bisobanura ngo bataramwemeye ntabwo yabahaye.
ariko uyu munsi umukiza wavukiye yabavukiye umurwa wa Dawidi uzaba Kristo umwami azaba kandi ari Kristo umwami. Umva bahita batangaza amateka ye. ikindi cyose ninde mubyeyi ubyara umwana agakora aniveriseri hanyuma agatangaza ko umwana we azahinduka uwo ari we uyu munsi cyangwa azabaho? Ninde wabikoze? Ninde wabyaye umwana akamenya ko azaba minisitiri? Ndagira kubwira amateka ya Yesu, ntukamufatanye n'undi ruhinja. Nujya unaririmba ngo happy birthday ujye ushyiramo Jesus, uvuge ngo happy birthday to Jesus. Utandukanye natwe, utandukanye n'amazina yawe, utandukanye n'abandi bose wumvishije. Uruhinja rwavutse, uruhinja rw'agaciro rwavutse rutandukanye n'abandi. Haleluya. Ninde mu wabyaye umwana akakimureba kimuterwa agahinda akamenya icyo azaba cyo? Ariko Simeyoni amaze guterwa Yesu amutereye mu biganza yaravuze ngo yemeho usezere umugambi w'amahoro kuko yari umukiza mu biganza byanjye. Haleluya. Akimufata mu biganza ese yumva n'umwana ufite ibiro bitandukanye n'iby'abandi, yumva ko ari umwana uzakiza abantu, yumva ko ari umuhinja bitandukanye n'abandi. Ninde muntu watereye umwana wiwe yabyaye akamenya ko azaba umusirikare? Ninde watereye umwana akamenya ko uwo mwana aziga amashuri akayarangiza akimuterwa yavutse? Ninde? Ariko Yesu akimaze kuvuka hahise haza inyuma marayika ufite urwandiko rwe amanuka atangaza ibizamuranga, aravuga ngo uyu mureba uyu nguyu azakiza abanyamahanga. Mu gihe uruhinja rutavugaga hari urwandiko inyuma rwavugaga, marayika yamanutse avuga havuga ngo uyu nguyu Yohana niwe wavuze, ni Yesaya yavuga ngo ubutware bwe buzaba buri ku bitugu bye. Ntabwo ubu yamurebaga ngo Yesaya aravuga ngo nguriye ndamureba, ndimo ndamwitegereza, ndimo ndamubona, ndamureba yaje, ndabona yabasatiriye, ndabona agiye kuvuka. Hazaba ari umwami utandukanye n'abandi, hazaba ari igitangaza, hazaba ari ishobora byose, hariho amazina harahetura. Yesaya yamurebaga neza arangije afata mu munwa atari yaza. Haleluya, 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 haleluya. Yohana arangije Nowa yaramubonye ndetse bakora mu murimo. Ariko umunsi umwe na Yohana agira ikibazo, na Yesu aramubwira ngo mbatiza, na Yohana nawe ntabwo nabikora, na Yesu aramubwira ngo bikore kugira ngo dusohoze gukiranuka kose. Ndagira ngo utangarize ngo nta kantu Yesu atigeze akora kagenewe umuntu uri hano kuri iyi si. Ako kantu ako ari ko kose Yesu yagaciyemo katugombaga gutuma aducungura. Yohana umunsi umwe ngo arangije ngo yoberwa ko yabatije ari Yesu, tangira kwibaza ngo ni biki. Umunsi umwe baramufata bamushyira ahantu, tangira kubaza ngo ujye kumbariza niba ari Yesu twahavuze kera kose ntiyaza akangiza hano. Haleluya. Kuko Yesu ibintu byari byaramuzanye ni ugukiza. Icyari cyagize gute? Cyari cyazanye. Jombi nabwiye abantu ndababwira ngo ntabwo Yesu yaje gukiza indwara, ntabwo Yesu yaje gutanga abagore, ntabwo Yesu yaje gutanga amazu. Haleluya. Ntabwo Yesu yaje gutanga ingo, ntabwo Yesu yaje gutanga imibyiruho sikuburakari, ntabwo Yesu yaje gutanga abana. Umva ikintu cyazanye Yesu. Yesu yaje gukiza icyari cyazi, yaje gushaka gukiza abantu cyane ngo babone ubugingo, ntabwo yaje kubaha amaso. Yesu arangije mu munsi umwe wagiye kwigendera, bivuga neza ku bashakaga bari bafite ikibazo cy'amazina aha ngaha. Ubu baramubaza ngo kugiye, barabwira ngo ndagiye, udusize gutyo. Wese arabwira ngo ntabwo mbasize n'imfubyi, ariko nzabohereza kandi ni ngombwa ko ngenda kubategurira aho muzaza. Kwa data hari amazu menshi, yataha baba bibabwiye.
nagira mubwira ngo ntabwo Yesu yaje gutanga amazina ubona kugushije. Ntabwo Yesu yaje gutanga inzu n'ahangaha, ahubwo kuba aziduha cyangwa ukazibona n'ahangaha nuko turindireke iziwacu zuzura. Ni ukubera ko tukiri mu isi turacyafite icuri ijana, ariko si cyo cyazanye Yesu inahangaha. Yaje gushaka icyari cyazimiye. Ndimo nivugira ku ruhinja rwavutse uyu munsi ariko rutwicara ahangaha. Nabonye agaciro k'uruhinja. Iyo uruhinja rwavutse mu rugo abantu barishima, ariko mu bantu bishima umukozi arababara. Nabyumvise uwo mukozi ubabara avuga ati yewe ngiye kongera gutera uruhinja kandi ibintu byo kongera kumesa si rwavutse nyina siyishimye ko murakaye undi afuraka tuvuge ku ruhinja ndaje basoreze twa iwabo papa arishima ngo yabaye umuntu n'umugabo yabaye papa Jean Bosco, mama nawe yabaye mama Jean Bosco. Ariko umukozi aravuga ati uru rugo ndimo ndarubarira ku ntoki kuko imirimo yiyongereye. Ubonye iyo batabyara kubyari kubera iki? Nabyo agahinda kabamwe ku ruhinja rwavutse n'ibyishimo kuri bamwe. Mwabyumvise mukakore. Haleluya. Amen. None uruhinja rero hari abana mu rugo n'abishimira agahinja, ariko hakaba n'abagira agahinda kuko ibyo babona batari kongera kubibona. Kandi uruhinja rwavutse hari ababazi babatuye hafi aho ngaho baravuga bati twari tuzi ikinda twayiroze none yabyaye turababaye, mu gihe nyina w'umwana arimo kwishimira uruhinja yagize gute yabyaye. Yesu yaje mu begi bamumenye. Baririmba indirimbo yo kumusamariya abo mwayumvishije. Soma tugende dusoze. Iki nicyo kiri bubabere ikimenyetso. Iki nicyo kiri bubabere ikimenyetso. Nuko muri busange umwana w'uruhinja. Muri busange umwana w'uruhinja yoroshwe imyenda y'ibinda. Yoroshwe imyenda y'ibinda. Aryamishijwe mu muvure. Aryamishijwe mu muvure w'inka. Kandi aho hantu yabwiraga abantu bari bari ku gikumba niho uwo mwana yari yavukiye, ariko abantu bari baherereye abo bari bamenye igihe Kristo yagize gute yavukiye. Avukira mu muvure, avukira mu kiraro, yoroshwe imyenda y'impinja. Yesu ni umusitari twadiye. Muri ako kanya haboneka ingabo zo mu ijuru. Muri ako kanya haboneka ingabo zo mu ijuru. Utere basubire ntabwo uruhinja rwavutse kuko tubyara izindi benshi. Ko murakaye kubaro ko murahoye murabone sikuya muraka wabyemera utabyemera rwaravutse. Ubyemera bireke ariko rwaravutse. Ari hatari ngo uruhinja rwavutse rumaze kuvuka ruvuka mu ijuru rubizi, ruvuka abamarayika babibonye, ngo hanyuma aho rwavukiye bariya abantu barabashumba n'ibintu no ku gikumba cyabo ntibabimenya, ngo noneho ijuru rimanuka kuza kubibabwira kandi uruhinja rwamaze kuvuka. Rubivuga rwamaje. Hanyuma mu kintu gitangaje ngo ingabo zo mu ijuru nizo zaje zamanuka ziherekeje urwo ruhinja. Mwabibishije mwajya mwanyishereza abantu. Tekereza uruhinja rwavutse hakaza ingabo, ariko tubiganireho. Ingabo zakoze kose ariko kujya muraka ninde muntu wabyaye iwabo hakaza ingabo. Beta Checho wabyaye abana benshi, umunsi wabyaye hakaza ingabo ariko
zaraje ngiye kubaza korode kandi ntazi haleluya haleluya mwaherekezwa n'ingabo zo mu ijuru somusoni muri ako kanya haboneka ingabo zo mu ijuru nyinshi kandi ziza ari izo mu ijuru nyinshi ziri kumwe n'amarayika zari ziri kumwe n'amarayika zisingiza Imana ziti zisingiza Imana zivuga ngo mu ijuru icyubahiro kibe mu ijuru icyubahiro kibe cy'Imana no mu isi amahoro muyishima no mu isi amahoro no kuba yishimira ikintu gikomeye cyamangaje ijuru ryamanutse riherekeje ziriya ngabo ziherekeje uriya mwana ziriya ngabo zamanutse ziherekeje uriya mwana ni nayo mpamvu nta n'ikintu yagombaga kuzaba bisobanura ngo uruhinja ruvuka rwavuye mu ijuru ruroherezwa ruravuka rumanukiraho uburinzi ruza kurinda uruhinja hanyuma no kwa Herode ntabwo bari bazi ko ijuru ryohereje ingabo ikintu cyatumye uriya mwana akura agakura yari afite ingabo zamurindaga zahagararaga iruhande rwe zagendanaga nawe zararanaga nawe mu muco yarakaga ntabwo bari babizi ntabwo bari bazi ko hari ingabo ariko bagira ngo ni uruhinja rwavutse nk'abandi kumbi hari ingabo kandi ufite ingabo telefone more glass ngo izo ngabo kandi ntizagaragara kandi uzi ingabo zitagaragara muri buri ingabo zitagaragara zikarwana zitagaragara zigeze bari ingabo uruhinja wa n'ujya urugereranya ntukajya urugereranya n'urwo uteruye kuko urwo ruhinja rwaraje rukwemerera ko uzatunga uruhinja nawe yewe ingabo zo mu ijuru hano hantu hanyishe cyane nahakunze ngo ingabo zo mu ijuru zijya zamanuka ngo ziza zimuherekeje ngo umucyo ukomeza kwaka ngo hanyuma bavuga ngo mu ijuru icyubahiro kibe no mu isi kuba yishimye amahoro bavuga iryo tangazo bavuga ngo bamwemera amahoro kandi mu ijuru nabo icyubahiro gikomeza kibi cyawe kubera yuko bari mu ijuru bavuye bahagarara ku isi no mu ijuru bariwe kandi barinda umutekano w'uwo mwana nuko yaje adushaka ntabwo yari kugira icyaba kubera ko yari afite uburinzi bukomeye mbona kugira ngo turi muri Yesu turashinganye wisinzira tujye gutaha kwisinziriza nta mubyeyi usinzira afite uruhinja yaryama twashira yaryama twese twashira ariko guhungira washira yaramanutse inyoni Mutegereza bose mutima mfite ibyiringiro tuzabe umwana iteka Yesu. abamarayika bamaze gusubira mu ijuru abungeri baravugana bati nimuze tujye i Betelehemu turebe ibyahabereye ibyabereyeyo tujye i Betelehemu turebe ko iyo nkuru bavuga ariyo tujye kureba ibyahabereye ngo baragenda bagenda bihuta basanga Mariya na Yosefu n'umwana w'uruhinja aryamishijwe mu muvure w'inka babibonye ubwo abandi baryamye muri beso ubwo abandi bari baryamye ku bitanda Yesu yaraje yiryamira mu muvure Yesu bamuryamisha mu muvure bamuryamisha mu kiraro hafi aho ngaho nuko yaje adushaka
abantu babyumvise bose batangazwa n'ibyo batangazwa n'ibyo babona ubundi bababwiye n'ibyo bababwiye bavuye babivuga. ariko Mariya abika ayo magambo yose mu mutima we, ayabika mu mutima we, akajya ayatekereza maze ubundi yosubirayo. umva, Mariya abika ayo magambo he mu mutima we akajya ayatekereza. abarokore, haleluya, Mariya abika ayo magambo he ayate itakibamenyesheje, ariko ku ntore zayo, ku ntore mwazumije intore murazi, intore ntiganya ubwiganya n'indi si intore. ubu rero nawe uzajya aho ngaho weza umwami ntacyaba atarembwiye uri intore. mwami yesu wavuze gukingiza ibyago, wavuze ngo ntabwo bizaba utabimbwiye uri intore wowe mugenzi aho ngaho. mwami yesu yari atubwiye ngo azajya atubwira byose, abyirwa intore. ndashaka dutangire umwaka tuzi ibyo tuvaniye, tuzi agaciro ka yesu, tuzi n'icyo yatumariye, tuzi n'icyo yakoze, tuzi n'uko yavutse, tuzi n'ingabo zamurinze, tuzi natwe zatwoherereza, tuzi uko tubayeho muri kristo yesu. umuhiruda arangije ngo amaze gukora icyo gikorwa, bahiga yesu baramubona, bamaze kumubona herode nawe aza gupfa. amaze gupfa imvugo kumbi yesu bakoze ibi byose, yesu yarabavuyemo, ari ahantu ari mu gukora, ari ahantu ari gukwinjirira neza, abayeho nabi. ubu murya n'izindi mpinja zose zabaga ziri muri berisi ariko z'ubwe ariko kwicwa n'icyo kibazo. yesu warangije ngo marayika aramanuka ngo yosefu, subiza umwana na nyina mu gihugu cy'iwabo. wabibye mu gihugu cy'iwabo, ngo kuko wamuhigaga atakiriho. ngo muri iryo joro ngo yosefu ahita afata madamu we, ahita afata umwana, baraterura basubirayo. bagezeyo basanga hari imva nyinshi z'utwana twapfuye tw'abana, bashakamo ka yesu k'agasatani. hari umunsi umwe nasomye ijambo rirangicaye mu Baroma, rivuga ukuntu abaheburayo iyo bagiye kubyara, ugiye kubagirira nabi usanga babyarika. niba ugiye ufite icyuma uzi ko ugiye kubahotoreramo abana, ushiduka abana bakora. yesu rero ndamukunda cyane, ngo bari bazi ko bamucatse bamumenye, kumva none niko kuvuga kwa yesu byabaye umushinga ukomeye cyane, ukumenya uko azaza, kureba uko bazamuhiga, kurohereza ingabo zizamurinda, kumenya aho azarara, kumenya umuvure azavukiramo, kumenya ahantu azaba. bari barakoze umushinga ukomeye cyane wo kugira ngo yesu azavuke. ntabwo byari iby'abukaka. iyo mushinga watangiye umunsi yesu akimara kuvuga ngo ngewe ndamanutse, umunsi yamaze kuvuga ngo ndamanutse ngiye gucungura umwana w'umuntu. niyo mpamvu niho umushinga wo ukuntu yesu azavukira mu muntu nibwo watangiye. baravuze ngo none uzagenda ute kugiye, basanga yesu namanuka kugira ngo ahita yitura hasi agahita aza, bizaba ikindi kibazo, ahari wenda nawe ntabwo azabyemera. bahita bahiga tekinike yo kugira ngo avuke iri ku ruhinja, abyarwe n'umugore, yiga imico y'abantu, arebe uko tugendana, arebe uko twangana, arebe uko tubayeho, arebe uko abantu bahigana. yesu arabanza aca muri sisiteme yo mu nda. yosefu aratangira yanga, ashaka kwanga gushaka umugore. hejuru rero ngo emera ushaka umugore. yosefu yashatse kuvuga ngo ndakubona uratwite, baramubwira ngo ijuru rirara ijoro ryose riramubwira ngo mubwire yosefu va mu bintu by'ibikene twabigora, kuko indatwite niyo umwuka we. yosefu yemera gutwara inda y'umwuka we, baragira umuryango wayemera wayemera abo bayemera tamase wayemera yambwira ngo wowe turabona wamaze kuva mu bintu by'ubukwe, wamaze kubivamo. none kugira ngo tukwemeze rero, uyu mugore we ntabwo yigeze asambana, ntabwo yigeze aguca inyuma, ahubwo gahunda ukuntu iteye, iyi nda yavuye mu rugendo. emera ushaka umugore wawe
ngo Yosefu aravuga ngo kubera ko yubahaga Imana, reka ntabwo Imana yapfa kukubwira utayubaha, kubera ko Yosefu yubahaga Imana, avuga ngo niba mwiza bityo n'umugore mbere ngo atangira kujya agendana n'umugore we atwite inda atamuteye. Yesu nawe ngo umunsi umwe ngo Mariya na Elizabeth ngo barahura, aba bana bariganje. Umwana witwa Yesu n'umwana witwa Yohana ngenda batinya, aba bana bavugaga bari mu abana ngo umunsi umwe ngo batwite Yesu, ngo hanyuma ngo Yohana wari mu nda, ngo maze ngo abadamu barahura, Elizabeth na Mariya ngo bahurira mu nzira, umwe arimaza undi arimaza, ngo bagikubitana ngo maze batangira kuganira, baganirira mu nda zabo. Yesu akajya abwira Yohana akamubwira ati wowe uzamuka umanzirize. Baganirira mu nda. Aba bana ubwo babakinisha. Imana ishimwe. Nuko Yesu yavutse, nuko Yesu yaje ngiye gusiga Imana, umuha agaciro umwemere, nuko yavutse, umuha agaciro mu buzima bwawe, nuko yaje. Ntumufate nk'umuntu usanzwe, ntumufate nk'umuntu nkawe, ntumufate nk'umuntu. Umunsi umwe Yesu yakoze agashya gakomeye cyane, umunsi umwe bari kumwe n'iwabo, bari bari ahantu hamwe, nibarangiye ngo bahagarara baramurinda, nibaravuga ngo naze bagendeho, ngo abantu baramuhamagara ngo bene so iwanyu nabe baragukeneye. Ngo Yesu arababwira ngo abo ngabo mubwira ni bande? N'aba turi kumwe. Yesu atangira kubwira iwabo mama w'umubyara na se, atangira gushaka kubihakana, kubabwira ngo ahubwo nageze muri bene wacu, niyo muracyashaka iki? Yesu ni umuhanga. Yesu umaze gukura, kuko ijambo ryavuze ngo Yesaya yarabivuze, hariho ngo ubutware bwe buzava ku bitugu bye. Haleluya. Yesu ngo bari ahantu ngo batashe ubukwe ikaba, murabizi ko byagenze, cyo kunywa kibashirana. Yesu arahagarara arihorera, amaze kubihorera ngo nyina araza, kubwa ya makuru yari yarumvise, yarumvanye abantu bagendaga bavuga amakuru. Ngo Yesu nyina amugeze iruhande, amubwira ijambo rikomeye, aramubwira ngo ibyo kunywa birashize. Haleluya. Ariko ibyo kunywa bigize gute? Turasebye. Umwana abwira nyina, aramubwira ngo none tubigendanyemo tuke ku gihe cyanjye kitaragera. Ngo nyina yibutsa amakuru yumvishije kuri ba bandi yajyaga yumva, mwahumvishije ubundi murahiruka, ngo ya magambo yahoraga yatekereza mu mutima we aho asubiramo, ngo ahita akuramo ijambo, ngo aragenda abwira abahereza, arababwira ngo icyo ababwira. Yesu ngo ahita yiyumvira, arahaguruka, ngo atangira kuvuga ngo nimudahe amazi musuke, mudahe amazi musuke, nongere musuke, mbaragiye babwira ngo ngaho nimudahe mushire abantu bagende banywa. Ubutware bwa Yesu butangira gukora, tangira kubona ntibasebye. Niwizera uyu mwami ntabwo azagusebya, n'umugenderaho ntabwo azaguteza abantu. Umukristo ntabwo ateza abantu abantu, iyo wamwubashe ntabwo uteza rubanda, iyo wabanye nawe ntabwo agukoza isoni, iyo wagendanye nawe ntabwo agutererana, iyo wahagararanye nawe arakurinda, iyo ugendana nawe abana nawe. Uyu Kristo nitwe yavukiye, yavutse kugira ngo adutabare. Numwemera azahindura amateka y'ubuzima bwawe, numwemera azakuvana mu gisoko cy'ubucuranyi, numwemera azagucira akarande, numwemera azakuvana aho bakuboheye, numwemera azagukiza imigozi ikuboshe, numwemera azabana nawe. Zamura haleluya. Numwemera jambo ryaravuze ngo abamwemeye abo yabahaye ubutware ndetse abaha n'ubushobozi bwo kwitwa abana b'Imana. Kandi niko biri, jambo riravuga ngo bamwemeye maze umuntu ujyanye mu
aramwemera. Hari abamwemera nk'umwene Yozefu, hari abamwemera nk'umusitari, hari abamwemera nk'uruhinja n'abandi, ariko Yesu ntakara atandukanye n'izindi mpinja. Yesu ntabwo ameze nk'izindi mpinja. Yesu yavutse mu butware, ijuru riravuga, riramumanukira, rimugendaho, mu bitangaza biraba, inyenyeri iraka, kuko Yesu ari umusitari. Mariza umuntu mwicaranye ngo iwanyu bakubyara hasi inyenyeri zingana. N'umuriro wasanga we wawe. N'umuriro, haleluya, n'umuriro ntawe uhari. Ariko Yesu avuka, ntabwo basabye amashanyarazi yo muri icyo gihugu. Yavukiye ngo umucyo wahise uhatse hasi, ngo bagiye kubona babona ngo n'abatareba babona bararebye. Umucyo ugasa nk'uruhinja rugeze mu bitero byabo. Amashanyarazi yo mu ijuru abajya yamanuka. Mwumvarize ngo wabyaye rwa ruhinja rwawe hasi inyenyeri zingana. Haleluya. Atadola se ukara. Haiko tayari Mungu Maria chimara kubyara. Uko naona ngo yaraziye niba niyo ina yaramufashe imaze kumufata Yozefu mu iruhande ngo ahitabyara, ngo amaze kubyara abyara umucyo wamaze kwaka, abyara amashanyarazi yaje, abyara abatanze kugagenda, abyara ababona. Haleluya. Mubona wa mucyo urarenga ugere kuri benima. Umucyo wamurikiraga Yesu wararenze umurikira n'abari baragiye inka za umucyo wakano mu mashanyarazi ajya mu bataza aho umuriro uvuye. Ibaze nawe ahantu hari inka nta muriro wari uhari, ariko bagiye kubona umuntu hagize gute arabona ngo bagire uko batanga ibintu bibaye n'ibiki. Bareba ko Yesu yavutse. Iyo Yesu yavukiye mu rugo rwawe, iyo Yesu yaje ku buzima bwawe, ibintu bitari bisobanuka bigira gute birasobanuka. Ahantu Yesu yavukiye bamwe barishima abandi bakababara, ariko agaciro ka Yesu kaba gakomeye ku buzima bw'umuntu yavukiyeho. Soje mbaza ngo uramwemera cyangwa ntumwemera? Haleluya. 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 Ndashaka dusenge dushimira Kristo. Wemeye kuvuka kugira ngo tubone. Haleluya. Dusenga. Basoje.